ukabona umwana ntashobora gufata umwanzuro n'uwakantu gato, wamubwira uti rimwe guteranyaho rimwe, ukabona banjije yashidikanya ngo banza ngo ari kabiri. Si uri kugira ngo nubwo avuze ngo kabiri, uri kugira ngo iyo ubanza ayishikamyeho burya. Mwarimu mugenzi wanje, mwarimu rwose, aka kantu dufatanye babyeyi muri gufasha abana mu miryango gusubiramo imikoro za homework, nazakubwira guca uzamenye ko uwo mwana yirengagijwe. Inshuti bavandimwe rero, babyeyi, cyane cyane barezi, tugiye kubagezaho icyigisho cyiza kidufasha kugira ngo turebe ukuntu twarera abana bacu muri iki gihe, kuko ari ukuntu abana bacu bari kugira imyitwarire rimwe na rimwe ugasanga ababyeyi barakara vuba, ababyeyi bavoma bugufi, ukabona ahanye umwana, ukabona aramututse, ukabona ageze ute, ariko ugasanga nanone ni n'impamvu y'uko umubyeyi ashobora kuba atazi impamvu y'imikorere y'uwo mwana, cyangwa se igiteye uwo mwana gukora ibyo akoze gitumye atukwa cyangwa se akaba yanakubitwa. Ni ikibazo gikomeye rero. Burya umubyeyi niwe ugomba kwiga byinshi cyane kuruta n'umwana. Niyo mpamvu muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ibimenyetso bigera ku bimenyetso 8 umwana ashobora kugaragaza bitamuturutseho, ahubwo bishobora kuba biturutse ku mubyeyi uba waramwirengagije. Ibimenyetso rero tugiye kubagezaho, mwihangane mubikurikirane, murangiza kubikurikirana muzabona umwana bigaragaje, muzamufashe, haba ari mu ishuri, haba ari mu rugo, haba n'ahandi hantu hose twaba turi kumwe n'abandi bana twaba dushinzwe, kugira ngo abana bacu bakuze uburere, bagire n'imyifatire byiza, atari kugira ngo itorero rikomeze kugira imibereho myiza gusa, no kugira ngo n'igihugu turimo kigire abana bafite uburere bwiza. Mbere yo kugira rero ngo tubageze izo ngingo 8 zigaragaza umwana waretswe, umwana wirengagijwe, reka dusenge. Data wa twese, turi mu minsi iheruka aho imibereho y'abadukomokaho iri kugenda igaragaza ibimenyetso bigiye bitandukanye kandi bitari byiza. Reka ubwo waduhaye ubushobozi n'impano byo kwitwa ababyeyi, ubwo waduhaye ubumenyi bwo kwitwa abarimu, bituveremo amende zo kugira ngo tubone uko dufasha abana bacu, mu izina rya Yesu, amen. Reka tubanze twasoma iri somo riboneka mu Befeso. Mu Befeso ni igice cya 6, ushaka yazagisoma akakirangiza, ntabwo turi buze kugisobanura cyose. Ni igice kivuga ngo inshingano y'aburugo. Haravuga ngo bana, mujye mwumvira ababyeyi banyu mu mwami wacu, kuko ari byo bibakwiriye. Wubahe so na nyoko, iryo ni ryo tegeko rya mbere ririmo isezerano, kugira ngo ubone amahoro uramire mu isi. Hano inyuma umurongo wa 4 tugendereye ngo namwe base ndimugasharirira abana banyu, ahubwo mubarere mubahana, mubigisha iby'umwami wacu. Namwe base ndimugasharirira abana banyu, ahubwo mubarere mubahana, mubigisha iby'umwami wacu. Ubu hari amakosa abiri ababyeyi bakora. Ikosa rya mbere ni iryo guhana umwana ushaririye. Ikosa rya kabiri ni iryo kudahana umwana. Hari ababyeyi bameze ko, hari abarimu bameze ko, abarimu basharira cyane, ukagira ngo ikosa umwana akoze ririmbuye isi, ari byo binaviramo n'amendeze kuba yahanwa birenze urugero. Ariko Bibiliya iri kuvuga ngo mubahane. Hariho n'abandi babyeyi noneho bareseferi, baterera iyo umwana yakora neza yakora nabi bikamera nk'aho ari kimwe.
abo babyeyi bose nubwo umubyeyi usharira ari mubi cyane kuruta uwaterera iyo, ariko n'uwaterera iyo ntabwo ari mwiza. Aribyo bari kutubwira hano, bishobora gutuma umwana ahindura imico, bishobora gutuma umwana ashobora kugira imico itari myiza, bikaba byavamo gutuma amenyera akagira ku kamenyero katari keza, akazarinda asaza afite imico mibi. Reka rero tubagezeho izi ngingo zigera ku 8. Abarimu batega amatwi cyane nibaje barabona abana bagize iyo mico, iyo myitwarire, baje bamenya uko babatwara. Burya ibyinshi ntabwo ari ibyo baba bihimbiye, ntabwo ari ibyo baba batoraguye, ahubwo ibyinshi nibyo baba barigiye mu miryango rimwe na rimwe. Umwarimu ugasanga atabizi, umwarimu ugasanga atabisobanukiwe. Ubwo rero nubwo ari imico iranga abana, ni uburyo kugira ngo n'abarimu bagire ute bige kurushaho. Iyo mico rero muri buze kwisanga mu gitabo cya Dr. Nancy Van Pelt. Nancy Van Pelt niwe wacyanditse, ariko yacyanditse mu gitabo cyitwa L'enfant épanoui. L'enfant épanoui, son caractère et sa personnalité. Niho iyo mico muri buze kwisanga, ni ku page ya 43. Aho nuzabona, ubwo dutangiye umuco wa mbere rega uranga uwo mwana, nuzabona umwana adashoboye gufata umwanzuro w'ikibazo umubajije mu ishuri, cyangwa ari gukina n'abandi bana, cyangwa se ikindi kintu azakora mu ishuri ukabona ndashoboye kugifatira umwanzuro, samenya ko umwana yirengagirijwe mu muryango. Uzamufashe kumwemeza ko burya ashobora gufata umwanzuro bigashoboka. Azaba uwo mwana arirengagirijwe mu muryango, azaba yari ikibazo cyo mu muryango. Ukabona umwana ntashobora gufata umwanzuro n'uwakantu gato, wamubwira uti rimwe guteranyaho rimwe, ukabona banjije yashidikanya ngo banza ngo ari kabiri. Si uri kugira ngo nubwo avuze ngo kabiri, uri kugira ngo iyo ubanza ayishikamyeho burya. Mwarimu mugenzi wanje, mwarimu rwose, aka kantu dufatanye babyeyi muri gufasha abana mu miryango gusubiramo imikoro za homework, nazakubwira guca uzamenye ko uwo mwana yirengagijwe. Uwo mwana kuri ngingo ya mbere akenshi ngo atinya kuzana gasha, ukabona ashaka ngo afite ikintu kiri kumusunika kuvuga ikintu gisha, afite ikintu kiri kumusunika gukora ikintu cyiza, ariko ukabona ari kubanza yakwitegereza ngo umuhe uburenganzira bw'ikintu atari yavuga cyangwa atari yakora. Umwana aba yarirengagirijwe mu muryango, ntabwo yaba yaritaweho ngo umubyeyi ashimangire kuri izo ngingo z'ibimurimo. Ikindi kiranga uyu mwana ni uko uyu mwana ikintu cyose agiye gukora abanza yagisabira uburenganzira. Ukabona akantu kose umwana avuze ngo nkore iki, ngo mvuge iki, ngo nambare ino shati, ngo none se ngo nambare ikabutura, ngo nase ko nambaye ikabutura, ngo nambare umwambaro w'imbere. Ukabona akantu kose yakagombye kwikoresha agasabira uburenganzira. Uyu mwana barahuye n'ikibazo mu muryango, nje umubwira yuko hari ibyo atagomba gusabira uburenganzira, yuko agomba gukora ku giti cye. Umubwira uti urangije gukaraba, umurangije kwihanagura, urangije kwisiga amavuta, wambara umwambaro w'imbere utabisabye, ntawe ugomba kubisaba. Ugomba kumubwira ko atagomba kubisaba umubyeyi, ko atagomba kubisaba mwarimu, kugira ngo yumve ko hari ibyo nawe agize ute ashoboye. Ni uburyo kugira ngo dufashe abana bacu kugira ngo bagire imibereho ishikamye, ifata umwanzuro ku buryo bushikamye. Barimu rero, iyo ni ingingo ya mbere idufasha. Ingingo ya kabiri kwereka ko umwana yirengagijwe ni uko aje mu matsinda yose. Ukabona umushimiye mu itsinda ry'abakoze umukoro, mu itsinda ry'abakoze neza, mu itsinda ry'abakoze ibyo wababwiye, mu itsinda, ariko ukaja kubona no mu itsinda ry'abasakuje, no mu itsinda ry'abibye, no mu itsinda ry'abatukanye arimo. Nuje urabona umwana mu matsinda yose afitemo 50%, uko afitemo 50%, umwana barirengagijwe.
mbere yo guhanwa, mbere yo kumusharirira cyane, mbere yo kumutuka, uje urabanza wamushimira cyane bya bindi agaragaramo byiza, umuha inama yo kubitindamo cyane kuruta kubanza wamuhanira bya bibi yagaragayemo cyangwa rya tsinda yagaragayemo. Uyu mwana ikintu kimuranga ni iki? Ikizakubwira umwana umeze gutyo ni ikihe? Nuko usanga ntabwo akunze kujana n'abana bangana. Niba afite imyaka 7, niba yiga mu wa mbere, uzamubona ari gushaka kwijana n'abana biga mu wa 3, n'abana biga mu wa 4, cyangwa se ubona ari gushaka kwijana na twana turi mu by'abana, turi gukora iby'abana, turi gutoba ibyondo muri mashuri ya za materinere cyangwa se y'incuke, ukabona umwana ntari gushaka kujana n'urungano rwe. Uwo mwana aba yarirengagijwe. Ntabwo turi kuvuga imyaka ye cyangwa ikigero cye, nukugira ngo aho uzamubonera hose uzavuge ngo uyu mwana yarirengagijwe, reka mufashe mwereke ko burya mu rungano rwe haba harimo ibyiza, mu rungano rwe ashobora gushakiramo udusha. Uyu mwana rero arangwa n'ibintu byinshi. Uyu mwana ngo ntamenya kwisobanura kubera ko yafashe iby'abamuruta, afata n'ibyo abaruta, none gusobanura ibyo mu kigero cye ntabwo akunze kubishobora. Bari mu barezi, bana ba mama, dufashe aba bana bacu, duhere ko bo mu miryango, dufashe abo twigisha, dufashe abaturanyi, burya niwo musanzu wacu. Uyu mwana ndakunda gushikirana n'abandi, ibintu bimuranga ndakunze gushikirana n'abandi, cyane cyane yabonye bari gukora ibyazi, ibyo ashoboye arabitaza, arabiranga. Ibi ni ibimenyetso bigenda biranga uyu mwana. Uyu mwana agira ubwoba bwo gusubiza n'ibyazi. Burya hari ikibazo ubaza ukabona ni ikibazo kiri rusange, ariko ukabona uyu mwana afite isoni n'ubwoba bwo gusubiza. Uyu mwana barirengagirijwe mu muryango, mwarimu murezi, mwarimukazi, umuyobozi w'ikigo, fasha uyu mwana yitabweho. Uyu mwana ibintu wakenshi amenya gusubiza. Umwana wirengagijwe mu muryango amenya gusubiza ngo yes, not, yego, oya. Ntabwo akunze ngo gushiraho ubusobanuro bwinshi. Niyo wamubaza ikibazo ngo gisaba gusobanura ngo aravuga ngo yego, oya, akumva ashaka gusoreza aho ngaho. Burya wakenshi uyu mwana aba yarirengagirijwe mu muryango. Uyu mwana ikindi kimuranga ngakunda abantu batuje, babandi bashaka kuryama, bashaka kwicara bareba televiziyo, bashaka kureba umupira, ngo yikundira aho ngaho ku buryo aricara nawe akigunga. Uyu mwana ikintu kimurangiye ubwe ngo muje kwicara mu ishuri, ntabwo akunze kwicara imbere kubera ko abazi ko mwarimu arahagera akaba yamubaza ikibazo. Akunze kwicarira nk'inyuma, akunze kwicara mu nguni y'ishuri inyuma. Iyo nta nguni y'ishuri bitewe n'uburyo mwarimu yapanze abana baricara, yicara ku ntebe inaheruka, aba arikunze kuba ari inyuma. Uyu mwana mubyeyi, mwarimu cyane cyane, mfasha tumwiteho. Ikindi kimuranga tumaze kukivuga, ngo atakaza igihe kirekire areba televiziyo. Muzabona abana kenshi bakunze kureba televiziyo ngo mugire ngo ni ukugikunda. Akenshi nuko ari kuvuga se ubundi papa ntawe, mama ntawe, reka nirebere kuri no shene, ndebe hari umupira, ndebe hari filime. Ari ukugira ngo handi hakagombye kuza inyigisho za papa, hakagombye kuza inyigisho za mama, hakagombye kuza inyigisho z'umurera, akashyira umupira, akashyira amafilime, akashyira uduseri. Uyu mwana aba yarirengagijwe, barirengagijwe. Uyu mwana ikintu kimuranga cyagasha, muzabyumva muzanabibona. Uyu mwana agira icyo bita ngo les amis imaginaires. Les amis imaginaires ni ukuvuga ngo inshuti ze nizo we yihimbiye ngo nifuza kubana n'umwana umeze gutya, ngo njyewe nshaka kubana n'umuntu umeze gutya, kandi ahatuye ntawe, mu ishuri ntawe, ahasengera ntawe. Uyu mwana ararwaye.
umufashe, kuko niba buze uwo babana mu rusengero abamo akaba ari uwo babana ku ishuri mu baturanyi, ntabwo uri kumva ko uyu mwana arwaye uretse ko tutari tubizi. Ingingo ya gatatu igaragaza ko umwana wirengagijwe ngo aba umuhezanguni wo kwiyobora, aba umuhezanguni mu mico ye. Abana baba bagiye kwicara ukabona ageze mu mwanya we akegeza yuri hano ngo gera hirya, yaba amaze kwicara akegeza y'umwana uri hano ngo gera hirya, kandi yagize ute amaze kwicara. Mwarimu murezi, uyu mwana ararwaye, uyu mwana afite uburwayi nubwo atari igisebe kigaragara, hari ibisebe bitagaragara burya, kandi ibyo bisebe bibi uyu mwana tumuvure. Ikindi kimuranga uyu mwana ukorakora, yiba ukorakora, kugira akamenyero ko kubeshya, n'ibyo yakoze bigaragara ukabona ari gushakisha ukuntu yabisunikira ku bandi. Uyu mwana yarirengagijwe mu muryango, uyu mwana ntabwo yabonye uburere bukwiriye. Mwarimu rero mfasha dutabare, mfasha dutabare. Ikindi kiranga uyu mwana hari n'igihe yemera amakosa atakoze, yabonye bimufashe, ibyo yahakanye igihe kirekire bikamufata, hari igihe abyemera akavuga ati reka mbyemera amahoro ahinde, kandi atabikoze, kandi atabivuze, ngo basi ngo ni njyewe, ngo basi ngo nta kibazo. Cyane cyane ngiye ariko ntashobora gukurikiraho igihano, atinya igihano cyane kuruta ikosa. Uyu mwana yarirengagijwe. Uyu mwana ikindi kintu uzaje urabona mu rugo, uzaje urabona ku ishuri, ari abandi bana bari kumuhata ngo baje gukina, ngo mbese we waza tukajana, ngo mbese we ngo ntabwo. Uyu mwana yari guhatwa n'urungano rwe, akenshi atari ibintu bibi. Iyo ari abandi bana bari guhora baramunyuraho mu rugo, aryamye atarabyuka atarakaraba, ukabona umuturanyi amunyuze ngo tujye ku ishuri, tujya ku... Uyu mwana ararwaye, tumuvure. Ikindi akunze kugira udukorwa tugushotoranya, ageze hamwe n'abandi bana azana utubazo two gushotora abandi bana. Uyu mwana barwaye. Uyu mwana ikindi ngingo ya kane nuko iyo afite nk'ikintu, ibintu byose abikora nko ku nyungu. Abikora nko ku nyungu gute? Iyo agiye nko gukina urudodo, ndavuga ku bakobwa, iyo agiye gukina umupira nko ku bahungu, kugira ngo mu kipe agiye gukinira cyangwa se abagiye kubana nabo ameraga nk'uri kwinginga, nkaho nta ruhare rwe ruri buzemo, ngo mbese we ngo ntitwabana, ngo ko nanjye mbizi, kandi ari mu kipe, ngo mbese we ngo sinagira gutya, ngo ukabona ameze nk'uri kugura urukundo kugira ngo akore ibyo arakora, kandi n'aba ari kuruguraho hari ibyo barakora wenda bitari na byiza. Uyu mwana ararwaye, uyu mwana tumufashe. Iyo ageze igihe noneho cyo mu makimbirane, ameraga nk'uri gushaka abamuje inyuma, ngo mbese we ngo njyewe ngo muri kubona ngo hari icyo nakoze, ukabona atangiye kwisobanura nta n'icyo bamubajije, ngo mbese we muri kubona ngo njye hari icyo navuze, ngo njye hari icyo nakoze, ngo aha ngo ntagire ngo binshiraho, kandi ntawe ubimushizeho. Uyu mwana ararwaye, uyu mwana afite igisebe kitagaragara. Ingingo ya gatanu nuko uyu mwana wirengagije mu muryango ngo arira ubusa. Burya ngo ibyo bintu byose akoze muri izo ngingo nye tumaze kuvuga, ngo bari kurwana no kugira ngo amarangamutima yatarenga umurongo, kandi atakagombye kurenga umurongo, ngo arira ubusa.
akarira ngo kikwereke uyu mwana wirengagijwe mu muryango kenshi ngo nukurira ukumva arengeje igihano yahawe. Bimwe bashobora kuvuga ngo nukuboroga gutaka ukumva burya hari ukumwana arira bikaba bishajaniranye n'igihano. Uyu wirengagijwe we arenza umupaka kubera urusaku rurenza umupaka kubera kabazi ko natabaza cyane. Arababonye intwaro yo kumukiza no kumutabara. Uyu mwana yarirengagijwe. Uyu mwana tumutabare. Iteka bazi ko adakunzwe, iyo ahanwe bazi ko ari urwango, iyo agiye gucyahwa aza bazi ko ari inzika umufitiye. Uyu mwana tumutabare. Uyu mwana tumwegere. Ikizamukubwira ngo agira ubwoba bwo kubana n'abana basha. Waba wimukiye nk'ahantu, waba ugiye gusura ahantu, ukabona afite ubwoba bwo kwisanzura kuri bagenzi be, ukabona afite igihunga cyo kubana n'abana bangana. Uyu mwana tumwegere. Uyu mwana tumube bugufi. Niyo mpamvu usanga abana nk'aba ngaba bakunze kubana nabo baziranye, nabo bagira ute ibintu nk'ibyo. Ikindi gitayingiye kariho abana bakunze guhanirwa cyane, kubera ko ibintu by'abayumva bishobora koroha isaha n'isaha. Uyu b'abana bagira imyaka 10, 12, 13 bagisoba mu buriri, bakihagarika mu buriri. Nuje urabona umwana agize imyaka 10 ukabona aracyasoba mu buriri. Ubundi igihe cyo gusoba mu buriri umwana yakagombye kuva ku myaka 3. Imyaka 3 yakagombye kurangirana no gusoba mu buriri. Niba agira imyaka 5, 6, 7, 8 agisoba mu buriri, ni ikimenyetso cy'uko yirengagijwe cyane. Akenshi ubona kunze kurya intoki, nubwo kinari ikimenyetso cy'uko ashobora kuba ataronse imyaka ataritayeho muri ya minsi 1000. Kunja intoki. Ikindi kimuranga kuvuga didimanga, ukumva ijambo riri kuva kure ngo njyewe, ukabona njyewe rivuzwe aciyemo amasegonda kudidimanga. Kwihonda ku bintu, waba umaze kumucyaha, waba umunyujije akanyavusi, niba amaze kubona ko ari ngombwa, ukabona ko akurusha amaguru hasi, cyangwa ukabona ibintu byose arabyashaka kubinyeganyeza. Ni uburwayi, ni igisebe kirimo imbere, nifuza kugira ngo tuvure. Ikindi kiranga umwana wirengagijwe ni ukwiga imico y'abandi. Ntabwo abazi ko imico ye ari ingenzi, iteka yiga imico y'abandi. Kubona ari gukora ibyo abandi bakoze, ari gushaka kuvuga ibyo abandi bavuze, akanabivuga no mu mwanya atari wo. Ari wa mwana no mu ishuri ushobora gukopera, ukabona yakopeye n'izina ry'abandi. Yaba yitwa Mahoro, yaje gukopera ku rupapuro rw'abandi, ugasanga yiyise Imaniza bayo. Wa mwarimu we ntuzabona umwana yanditse izina ukabona yiyise Imaniza bayo kandi yitwa Mahoro. Nzahita umenya ko ari ikimenyetso cy'uko nubwo yakopeye iw'abandi, icyo ni kimwe, ariko hariho n'ikindi kimenyetso kigaragaza yuko uyu mwana yirengagijwe mu muryango. Uzafashe umubyeyi. Ikindi kimuranga, anenga abandi cyane ndetse no kubacira urubanza ngo biriya singwa avuze ngo ntawe utabishobora, kandi abishoboye mu magambo, ntabwo abishoboye mu bikorwa. Akanenga abandi cyane. Ibintu nk'ibyo. Uyu mwana ikindi kimuranga, yiteganyiriza gusaba imbabazi. Ngo ariko ngo nidukore ibingibi, ngo njyewe bikananira, ngo ntagire mvuga nabi, ngo nidukore iki ngiki, ngo njyewe ngo mukabona sinkivuzeho, ngo ntagire ngo umuntu ndeba nabi. Ukabona asabye imbabazi imbere y'uko igikorwa kiba, ukabona asabye imbabazi imbere y'uko ikintu bakivuga. Uyu mwana tumwegere. Ikindi,
Mu bindi biranga uyu mwana ni uko ashobora kugira umubyibuho utunguranye, ashobora kujya arananuka ku buryo butunguranye kubera ko akenshi aba ashaka ibisubizo by'ibintu atari yagera, atari yavuga, atari yakora. Ikindi uyu mwana ikimuranga ntabwo avuga ikintu itegeko ngo arivuye ng'itegeko, ibintu byose abivuga ameze nk'uworoheje, nk'uri gusaba imbabazi, mbese ku buryo habonye umuhakanya, iyo habonye umuntu umuvuguruza ahita ku buryo bworoshye ahita yisubiraho. Isura ye ihora ikonje, ihora ituje. Igihe cyo gushabuka ukabona ntashatse gushabuka. Niyo mpamvu bari mu barezi, babyeyi dufatanije kurera muri iki gihe giheruka, tujye turareba imico, tumenye ikirarano umwana afite, tumenye ikosa yahuye naryo mu buzima, tumenye amakosa yagiye arakorerwa, kandi ibi byose akenshi biri guturuka kuki? Biri guturuka ku babyeyi turi kubyara. Twarangiza kubyara kenshi ntitwite ku bana ku buryo bukwiriye, tukababana n'abakozi igihe kirekire, tukaba twabasiga mu rugo igihe kirekire. Ntabwo iki cyigisho tugishyizeho kugira ngo ducike intege cyangwa duce intege abarimu bagenzi banjye cyangwa ababyeyi bagenzi banjye, ahubwo ngishyizeho kugira ngo nituje turabona iyi mico, tujye turavuga tuti uyu mwana yarirengagijwe, none reka tumwiteho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uwiteka rero tubashishe abarimu barezi, Uwiteka tubashishe rero ababyeyi, reka dusoreza Uwiteka atube bugufi mu nshingano dufite ya buri munsi itoroshe ariko ifite ibihembo bihanitse. Nicyo nabasabira nanjye ntisize mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Imana yacu, Data wa twese, turagushima yuko abana waduhaye ari umwanda uguturukaho kandi ari umugisha. Reka ubwo se kibagenda yigaragaza uduha ubwenge n'ubuhanga bwo kugira ngo duhangane nawe. Turabizi nitumurwanya azahunga. Reka Yesu wakundaga abana kandi n'abakikira atwigisha uburyo yakoreshaga kandi natwe tumwemerere. Mu izina rya Yesu, amen.